Mubwire mwana hari ikintu ntekereje nibuka neza yuko uriya mukobwa ajya gucika ari we mwari muri kumwe ako ntabwo nakubwiye ukuntu bimeze umukobwa ngiye twari turi kumwe ngiye mujyanye mbona arancitse ariko agucika gute kandi nari nkwizeyeho yuko ari wowe ugomba kumugarura nangiye kwisendera amaso ubona ari kubigenza gute we Sayidira hano mu ishyamba we wemereye kwisayidira usize umukobwa hafi aha ngaha iruhande rwawe cyangwa ari kunyira iruhande rwiwe mba mwana we ntabwo bizi rega mwana kano kazi karimo imvune ariko nabikubwiye ngira nabikubwiye mbere yuko munamuma umva nkubwiye ko nshaka kwigendera none we arancika umva tega amatwi nkubwire ibintu byo kumbwira ngo kano kazi karimo imvune ngiye nakuzanye nagusobanurire ukuntu akazi kameze uri kunyumva none kubera iki none ari gutangiye kumpinduka yagiye nyine nesoboka kanya wowe wakwica ugasigara hano ugasigara unukira rino shyamba none numva ushaka kunyica no ntago we wakabaye ukiriho kuko amafaranga yose mani twahawe aka kanya ushobora no kuyaruka ahubwo ushobora kwibaza ngo umukobwa yagiye he ibyo ngibyo ugomba kubanza kubitekereza kuko nadutanga twese turapfa genda byibaza kandi ari we mwari muri kumwe ubusubu bizashira amubwira ngo iki cyo ntago ari ikibazo cyanjye namwe mujye mwita ku bintu mana mujye mwita ku bintu wowe urifata mwebwe mumereza umukobwa ndi njyenyine ariko uriya mukobwa kurusha iki ku buryo wowe byakunanira kumufata ese kubera cyo utamujyanye wenyine nyine kubera cyo utamujyanye ibyo nayo nikoreye byari birenze ibyo ngibyo sawa noneho ako tuza ndeba ibyo bizashira umubwira bizasha nawe yahaye akazi ntago ari ngewe ngo we yahaye akazi ngiye se birandeba okay noneho ngewe ikibazo mfite n'uburyo turaza kuza kuva muri ino shyamba none nta n'amafaranga dufite ahubwo se yaduha mani ngewe mva nkubwire urumva bizashira n'ubundi uno munsi ari buduhembe ako nubwo ari buduhembe ntago tufite icyo ari buduhembe baraduhemba gute se kandi gusa namutsindamo hano ataduhembe dutegereze turebe ndamutegereje nanjye ndabizi ko mukanya batugezeho abo kandi wasanga murimo muvuga bugambo ngo uburyo ndi bahembe bambaha amafaranga nta soni ndashaka umukobwa we naguhaye umukobwa yaragiye ibyo ngibyo ntuze kubimbwira ndashaka umukobwa we naguhaye ngo murinde nta kindi kabisa ibyo murimo muganira tubivugane inyuma sinakubwiraga ngaho musobanurira ahantu umukobwa yagiye ako subwo murumva ikibazo ari ngewe ariko gute ikibazo uvuga ko atari wowe kandi twaraguhaye umukobwa ngo umurinde waragombaga kuba ari wowe umurinde ariko ibi nakumiro kabisa nanjye nababwiye yuko umukobwa yancitse ariko imikino murimo hano imeze gute jama imikino murimo hano imeze gute ko ndamutansobanurira njye ntago nzi ibintu murimo ahubwo wenyine ubwo tumenyere ukuntu tuva ahangaha muri shyamba nta magambo menshi mu umukobwa ari hembere na mbere nicyo nshaka kumenya ibindi tubibarane nyuma naho ibyo murimo munyinamo ntago mbizi bamubwire bizashira jewe no mu ndiga akimara kubura umukobwa agiye nashatse guhita mwica oya ceceka iryo jambo risubiza inyuma yaramubuze pe ese ubundi kubimubaza kugira ngo ndikukubeshya reka ngiye mbabwire icyiza boss reka ahubwo ngiye mbabwire icyiza wowe dushakira amafaranga ushaka n'ubwo twava muri shyamba umukobwa turamuhiga twamaze kumenya ahantu ari
bisakumiro mwa Abanyarwanda. Umwe murashaka gutaha, ibaze noneho niba mushaka gutaha nonaha. Umukobwa akaba yarageze yagera. Yarabatanze aho yagiye. Ubwo murumva byagenda bite? Nawe nizeraga murambwira ngo umukobwa yabuze. Ako wapanze nanjye ko ari ngiye twapanze n'ubundi na mbere. Numva. Kini kidongo. Je nabikubwiye kuva na kare ko ikirere kidongo. Aje yaba yabahaye angahe murabimbwira ndamubaza ngo umukobwa yagiye gute? Ntabisobanure kweli. Kiritabi murimo munkweraho nago ndize. Dushakira amafaranga. Wowe nawe utubwira ngo ntabwo ariko muraba ari imikino murimo mukina. Banze duha amafaranga. Uko je ntago numva amafaranga yaba yabahaye kugira ngo mumucikishe ariko uribuka imyaka tumaze mu ishyamba. Ngo murajya ngo tubigenze gute se basore mwe? Dushakira amafaranga tujye kumuhiga. Yehe mumuhige hehe? None nukomeza gutinda urasanga none yamaze kutuvamo twese badutambikana. Twahise twica ingegera sahu. Twahita duhera kuri bizashira. Ahangaha turavamo gute numara kumwica? Arya ngo murashaka iki? Ushakira uburyo waduha amafaranga tuve mu ino shyamba twigende. Angahe? Angahe basore? Urirwa ko kubaza ngo nangahe? No so twavuganye ntago yazi. Reka mbereke ikigiye kugerwaho. Ibyo ngo yavuga ngo mwahita mwica ingegera ngo mukamperaho. Namwe umwe muri mwe hano yahasigara. Ntago ariko mwagenda mwese. Ahubwo reka mbabwire basore banje. Sibyo? Uyu mukino nawujemo kubw'urukundo nakunze Sapuni. Yewe nuwo naje gukunda bwa mbere yarankatiye murabizi. Nkora akazi ko mu rugo nta mafaranga afite ntaki. Ariko ikibazo cyo gukora akazi ko mu rugo. Ahubwo ikibazo ugakoza ufite iheneko. Sibyo? Ubwo rero iby'amafaranga ngiye kuyabaha pe. Sibyo? Duha amafaranga nyine. Nese ntabwo twakoze abanyagasako. Ko numva ufite induru n'intuza nyinshi. Mane n'ahantu wankuye naguhaza. Ntabwo uri kunyumvira. Nibyo mvuga ngo business zanjye ubundi yo mwankweye ibintu ntazi ntabwo mwabizikora neza. Watuje ukumva umwanzuro. Ngiye kubaha amafaranga. Sibyo? Musohoke mwiri shyamba mwigendera. Ariko ikintu basabye ngiki. Uriya mukobwa ntago nshaka azamenyekanisha amakuru y'ibyabaye byose. Mwamufata mukamwica kuko nadutanga namwe mwese muzisanga gereza. Njye mfite n'ubushobozi bwo kugura umwavuka kamburanira nkagenda. Ariko mwe ntabwo mufite. Ngaho twishyure twigendere tu. Ngiye kuyabaha kuri telefone nta mafaranga mfite ari cash. Kuko muri cash usibye amafaranga inote y'igihumbi mfite. Kandi sinayibaha. Mane yashyire kuyanje mane. Mundi ko ari ngiye wanga Jaferi wawe yari ngiye ushyiraho amafaranga. Ubwo ngiye kubashyiraho amafaranga. Ese undi wenda guhanga uyu muhanga ko ntari bubaha yangana. Duhaye twavuganye nyine tu. Mane sewe navuganye nawe. Jewe umva muvuganye nawe. Ubundi uyu nguyu buri gihe ahora yitangura. Urareba wa mukobwa mane. Bizashira reka nkubwira urabona uriya mukobwa yamukuye ahantu kure cyane. Uri ugomba kumurira umushahara we. Ukawushyira kwanjye. Ibyo mwana birekereka amagambo ngiye byanje n'ibyo ahubwo vuga 078. Shira 5,000.
ibihumbi ry'itanu se bimara iki? ese no muginga ntago ari njyewe yamu ijana n'ubyango byihorera. Nta nubwo ndimo ndanategeka sha mumo muragira ngo mwambitsemo ubwoba mwebwe hano. Ndagushyira ibihumbi ijana n'ubyango byihorera. 078 jama. Buriya ntago ubizi wowe. Wowe gabanya amagambo. Mbwira nimero yawe rata. 8 nanone. Wavuganye no 8 nanone. 15. 15. 14. 14. Kane. Ijana mirongo. Shaho igitanu man. Ibihumbi ijana ngushyiraho naho gukata man. Na soda yawe y'igihumbi. Akusura mukobwa urabona nzamuha iki bro? Ubu reka wikwita ngo akazi karafeirinze n'ubundi uriya mukobwa ndamusanga muri quartier ndamuhitana. Urabizi yuko nanjye ntamuhitanye n'ubundi gengo yanjye yose yahita isenyuka. Use naduha urubwa nawo bireba. Ntacereka mbashyiraho iry'ibiri. Hari iribi? Shira amafaranga nta kibi bizasha. Erega n'ubundi tuzaguma tubane no hanze. Tunakorana. Ubuse tuzi gute ko aje yatagiye kuguhiga? Aka kazi kana nshanje kuzakagaruka mariko. Mani we n'ubundi waramvunye muri iri shyamba ku buryo numva singe ukuruhutse amahoro. Ariko abashomeri mwabaye mute? Hatuje. Ibingibi birangira. Ariko bizashira nubwo twita abashomeri. Ko tugiye kuva mu ishyamba n'ubundi ugasubira mu kubaka rya rugo. Undi ari amafaranga wayizigamye igihe kingana. Ngawe ntago ngende karya rugo nsigaye mfite aho nkora hataye karya. Mani fuck you n'ubundi amafaranga yagezeho. Ndimo ndumva phone iri gusona mani nkurikira twigendera. Ugatanga neza ko yasonye. Bizashira. Ubuzi neza ko yasonye. Mani wenda bizi niyo yabitasonye. We ntago wambeshya mani. N'ubundi tuzongera duhuze. Erega cyo ashobora kuguhiga nubwo mbikubwira ukabigira imikino. Ajeri yaroroshye. Ahubwo mva mbasabe bro. Kandi abize tuzagumya dukorane, sibyo? Okay. Kugira ngo agakino karangire. Mwebwe muri uburyo sapona mwamugira ikirage kugira ngo atabasha kujya avuga. Mwamwica. Koko nabaha umuvuno njewe mutabona nje hano ninakubwiye ko ndi buze hano, sibyo? Mumfite gahunda yo guhita nigendera nka vina. Yes. Ubwo rero sapona nabatanga ni mwebwe nundi bazi neza ko ari mwe mwamubambye. Wibuke nabaho babandi nabamudugudu ibintu byarakwirakwiriye mu midugudu. None cya kigabo cyaje shakika turaburiza. Turi kumwe turi hagati kikakubwira ngo ni ibi ninje. Okay, ntabwo rero ngibonye nakijya ngaruka. Ibyo ni ibyanyu nk'abarara ubwo mureke ngiye nicomokere ndigende ngiye kurara rutemikire. Niki nago nyizera. Nubwo nacyo tutahanye. Uyu nguyu muratahana nari bimane butuje wagakino wakajemo kandi uracyari n'umusore uzabona amafaranga bro. Ubwo turi kumwe mwebwe mwagenda mutagenda. Ari bigenda. Ubwo nje tuzaba duhura ibyanyu ni ibyanyu. Wese baraba. Wabonye semesi ko amafaranga yaje? Mana amafaranga nayabonye Ajay. Ajay nawe ndabiza ahita kwatakira imbere ndaga. Oya Ajay we ni mu mugihe ikibazo uranamwifa. Bari abandi barasoka gute muri no shyamba. Mane ni ukuvuga ngo dore amafaranga aranyoherereje singiye SMS. Ariko hari ikintu kimwe ngiye kukubwira. Shaka kumeza se. Hari ikintu kimwe ngiye kukubwira bitewe n'ibintu byatubayeho. Nuko amafaranga ari ingango ujye bro. Wigira ubwoba man. Wigira ubwoba ariko amafaranga tugomba kuyasangira n'ubundi se ko twayafatanyije. Ahubwo we nyura hano, urumva? Naye ngiye kunyura hano turaza guhura mu isantere mo ndani. Use kutameza amafaranga nanjye ngo nigendere. Ushaka kurya wenyine se? Simaze kukubwira ngo turahura mu isantere mani ngo kubita amafaranga. Ya. Kihe nyishyura ko twakoranye akazi. Uko none urabizi ko njye aha ngaho haza ngiye nabishaka pe. Urabizi neza. Ariko uribuka yuko mu bintu byose muzana muri iri shyamba. Twavuganye ko nzaguhema. Uri kubyibuka? Cyana gubiha agaciro. Okay, ngana ari binyohereza amafaranga nanjye nigendeye nyine to. Mbareho nkubwire. Reka tuve hano. Dushobora no gutinda hano Ajay agahita dusanga hano. Ese ko ufite ubwoba bwo kwiyama? Ese ubwo Ajay dusanze hano mundi wakora iki? Uriteguye cyane ku buryo warwana? Cyane bwa bwoba bwawe ucikisha sapuna wirukanka uzingo ibibazo ngo turimo. Nako ngiyewe ndimo kuko none we nago nakwishinga none wowe usanzwe none wowe bikora. Umukobwa w'abandi mwaramumara aragenda. Urabizi neza. Ubuse nkubwiye ngo ugende umwica wamwica. None mbone kugwana amafaranga baduhaye. Erega ya mafaranga arimo agatego. Ariko urabizi neza. Ushaka no kuyafata ukayazira. Nyine urabizi neza waretse se ngiye ubimenyereye. Uzi ko n'urukwavu ntashobora kurwica. Ngiye ngo njye kwica umuntu. Genda wice sapuna.
kugira ngo ujye kuri aya mafaranga cyangwa ngo uteze Jay aguhereho kwezi n'igice mu maranye umukobwa mu ishyamba. ariko urumva Hasoni. ikintu bita kwica umuntu uri kubyumva ngaho nawe ugenda umwicira. Njye ntabwo numva buryo ki wowe wiyemeza ukaza mu ishyamba ringana gutya ukigira kira utashobora no kwica umukobwa. ariko urabizi neza yuko naje hanga kubera agahato kawe. No, njye naguhase hari imbunda nagushyize ku mutwe. Nigeze ngutunga imbunda mu bwonko bwawe ndakubwira ni nutayi. Ako mwana wagiye utekereza kabiri. Okay. Uri gushaka kujya ku mafaranga. Kera tukiri abapeti hari indirimbo twajyaga turirimba ivuga ngo amazi y'abasoda nta upfa kuyanywa atayakoreye imbunda ku rutugu. Umukobwa ntabwo ushaka kujya amafaranga gutya gusa. Umukobwa simwica n'amafaranga yajyana, ariko uyajyana nawe ntabwo uzayarya ariko amahoro. Reka nigende. Uza abantu bambwiye gutyo kuntu bangana. Bro, ngaho ugenda. Ibindi turaza kuvugana mu ifone. Yajyane. Ariko nawe kugira ngo uzayarye bizagwana bro. Mani njye nayarya. Nkahindukira nayo iwanyu nkayarya. Karefu. Ubundi bana nkabariye ku kibaza mu gakino mani. Franga se sinyasindiye ubu ngubu ntago amafaranga ndi kuyareba. Negere kureba cya gikowe. Kinshimishe nyuma yo kuva mu ishyamba. Emera bikubwiye. Ngewe nari kukugezaho dore ndabisohoje. Uzi ntambara rwaye ko nkuvane muri rashyamba. Bamwe babwiga bose nabishe. Mva mubwire nya. Byakoze nabibonye nabishimye, sibyo? Basi ngeza kwa muganga meze nabi pe. Meze nabi ibindi tuzabivugana nakize. Ibyo gusa. Nabwati ngewe ikireka icyo udashaka byo ndabikora. Nisha intare nica ibisamagwe kugira ngo nkutabare ngewe. Ahubwo se Ajay. Ariko ntacyo twari tujye kwa muganga ibindi yaje turabimenya nyuma.
ajya avanga umuhango ntabana beza no no mani wishe umuntu cucu ahubwo reka ncekinge neza ko yarangiye nubundi nari nigendeye sinzi ukuntu agarutse aha hantu mani simana umwishe gute mani ibintu bibyo birimo byo kwica umuntu amuginga we nawe ugumye kunsakuriza nakwica uyu niwe rugamba twari dufite rukomeye cyane none se basaze twigendera faranga turayatsindiye twigendere igihe batamfatira aha hantu murekera tuve muri iri shyamba abantu ndabona aricara inkoko mani tukaza kwica umuntu ahangaha mani amasasu abiri yose mubwire uyu ni uwa mbere ubwo utekereza yuko ukurikiyeho ari inde ni sapuna ntabwo tuzongera kwica umuntu mani hakurikiyeho sapuna njye ntuzongere ngiye kwica umuntu ngenda ahangaha pe nibikomerana bizashira arakurikiraho reka njye nigendere wapi shit